nahoze mbona hari abantu benshi kuri YouTube barimo barandika ikipe yitwa Rayon Sport. Ndabona ko harimo agenda bavuga ati ikipe yitwa Rayon Sport witwa Hodge Emmanuel Paxao tugomba kuba twamwesura kabisa. Yese akaba rero ariho naho dutaduhera, ariko ndabona hari abantu dukeneye ku murongo wa telefone, niba zihari turaza kuzakira mu kanya gato. Ni telefone 3 ubundi twimanukira. Ibitekerezo byo byamaze kubagira ati nitwa Jado Muremi ati ndabakunda cyane basore, ati equipe yacu ya Mukura Victor Sport twarazwe n'abasokuruza, ati turifuza ko rwose itasura mu cya kabiri. Akoze cyane. Ati nitwa Esperance ati nibereye hano mu Kampenge, ati ndabakunda cyane nishikekeye, ati Rayon Sport yacu oye bijya kuyifana no mu rukiko nyine ko yakaniye yakaniye kabisa. N'ubutumwa bwinshi no bwengajemo abafana b'equipe ya Rayon Sport ndi kubibona abagenda bavuga bati uwitwa Paxao kabisa tugomba kumutsinda. Ati nitwa Moyize ati babagabo n'abanyamitwe, ati none se tumuvuga barasimbutse wihangane abana ukuntu bitagenze neza. Umuntu yandika ibintu nyine natwe ntabwo dusezerana n'ikirere, niko biba byagenze kabisa. Sugira ngo bareye ko ari benshi kuri YouTube turaza Ariyo ni benshi cyane kabisa. Ahubwo tuza kugira umwanya ibitekerezo birumvikana, tuza kugera igihe tuze kubinyuzamo amaso kuko amakuru yo ni menshi cyane kabisa. Reka duhere muri equipe ya Rayon Sport. Banyumve neza iki kibazo nyimaruke neza nitonze. Muri Rayon Sport uwitwa Hodge Emmanuel Paxao, murabizi neza ko uyu nguyu yahoze ari umutoza equipe ya Rayon Sport muri sezo ishize, nyuma akaza kugira umusaruro udahagije cyangwa se umusaruro muke, kaza rero gutuma atongererwa amasezerano muri equipe ya Rayon Sport. Rero abareyo kugira ngo bamanze babyumve neza ikibazo tukivimusi. Paxao hari ibintu yahise ajyana muri FIFA mu cyumweru gishize, garagaza ko ari kurega equipe ya Rayon Sport. Abigisheje muri FIFA ibisuzumye sanga bifite ishingiro igira ibihano igenera equipe ya Rayon Sport. Iyo nkuru twayigarutseho mu cyumweru gishize, abakunzi ibacu ngira ngo mwarayumvise. Hanyuma rero nyuma ayuko ibyo ngibyo bibaye, ubuyobozi bwa equipe ya Rayon Sport burangajwe imbere na retired Jean Fidel Uwayezu. Mbona abatamwemera ariko ngenda mwemera kabisa. Aravuga ati tugomba kugerageza kwiregura cyangwa se kugerageza gutanga natwe ibizibiti muri FIFA. Bigaragaza ko equipe ya Rayon Sport irengana. Ubwo rero nibyo bakoze, ngira ngo ni ku munsi w'ejo nibwo babikoze, hanyuma bagerekeza muri FIFA biza gushyikirizwa nyine bishinzwe. Kugeza ubu ngubu biri gusuzuma ikibazo gihari rero. Ese equipe ya Rayon Sport kimaze iminsi itsindwa imanza nyinshi, ururwo iraza kurutsinda. No
gutegereza tukaza kureba, ariko hari terimi iri gukoreshwa ngo Rayon Sport ivuniye mu mavi. Bishatse kuvuga ngo nyine Rayon Sport bizi biti yajyanye birarenze, ivuniye mu mavi. Ubwo rero Rayon ndabizi neza ari tayari kabisa. Pero wenda hari ikintu ashaka kwinjira muri Sport kano kanya, izi details zose reka tubanze turebe ese version ya FIFA ni iyihe. Mbere ko tubyinjiramo neza, ese version ya FIFA yo kuri iki kibazo ni iyihe? Abareba ndabizi bari kuvuga bati waca abantu, abandi bati niwe nago tukwemera, turabeshya, abandi bati Rayon Sport yacu, abandi bati Gore buryo Rayon Sport, abafana ba Rayon Sport ari benshi cyane kabisa. Birumvikana bafite n'icyo twakwita facteur nyinshi zitandukanye zo kuvuga, ubwo umuntu ya abireka. Reka twerekeze muri equipe y'igihugu y'u Rwanda batanije imyaka 23 kusohora muri Mukura. Bahera muri Mukura ufite umukino wa gishuti ukomeye cyane muri iki cyumweru. Mu mpera z'iki cyumweru ifite equipe ikomeye, bagomba kuza bamanuka no kuyifasha kubona agafaranga kayifasha kumeza gusurvivinga. Murabizi ibibazo himazemo iminsi bitaranarangira. Rero ikavuga iti kadushakisha ama equipe atandukanye dufitanye umubano, hanyuma tugenda dukina imikino ya gishuti ibintu bigende neza. Amakuru mfite nuko hari ikipe yitwa Police Football Club yagiye mu gihugu cya Uganda, bashobora gukina muri weekend, ariko hari n'indi kipe bavuga bashobora gukina kuri iki cyumweru ntaramenya neza, ariko ngo basanzwe bafitanye ubushuti. Rero Mukura Victor Sport El Wazir tegereza tukamenya kabisa uko bizaba byifasha. Bikana ko ari ibintu bisa naho bitoroshye muri rusange. Ubwo rero ni ibyo ngibyo navuze kuri Mukura. Ku Mavubi y'u Rwanda aho ntabwo ndibuze gutinda ku iminota ndatangira, ndabona itangiye kutujyana gatoya. Ku Mavubi y'u Rwanda rero ikintu kiri kuvugwa gihari ni ikipe iherutse gusezerera Libya, ngira ngo murabyibuka, umukino ubereye i Kigali. Ubu ngubu rero igiye kwakira ikipe y'igihugu ya Mali. Ni umukino ukomeye cyane. Ikipe y'igihugu ya Mali ikunda no kudushotora ikadushobora, ariko mu batuye wenda ntago turabimenyera neza. Ubu rero igihari nuko kabisa ikipe y'igihugu ya Mali nta gihindutse igomba kugera i Kigali kuri uyu mugoroba. Ikaba yacakirana na ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, umukino uteganyijwe ku itariki 22 z'uku kwezi. Urumva ko abahungu bageze kare bateguye umukino uteganyijwe ku itariki 22 z'uku kwezi. Atari kuvuga ati mwatubwire muri volleyball naho ari imikino igera nko kuri 2 turaza kuyigarukaho wenda, aho ntago byoroshye. Cyoroshye mutse rero iki ngiki kiganiro twise The Sports Bible kabisa, nyine nitwa Jason. Hanyuma ibitekerezo byanyu ndaje mu kanya ganza do yambisome bidondanga hanyuma ibintu bigende wanene. Nitwa Desire ati ndabakunda cyane kabisa, ati mumbwe equipe ya Sport hagaze ku mwanya wa kangahe wa mbere. Ati nitwa Yamuremye Vedaste ati ndabakunda cyane kabisa, nibereye hano mu Kabagari Kigali Kacyiru. Ati ndumva equipe yacu ya Rayon Sport iri buze kubyitwaramo neza. Ati ndabakurikiye cyane, mukomereza aho. Akoze cyane kabisa, mwita Vedaste. Nitwa Bosco ati ndabakunda cyane, ati mujye musoma ibitekerezo byacu hano Nyabihu. Ko tubisoma wana minota tujyanye. Ati nitwa Pax ndi hano Rubavu, ndakurikiye cyane.
hamwe rero n'abandi batandukanye ibitekerezo byo nabibonye cyane kwitsa ko turi kumwe na Mango 4G kabisa bagenda bagufasha muri internet yihuta Airtel Rwanda kabisa nabo baragufasha cyane bikagenda neza ngubu hamwe n'abawe kabisa mwakurikirana ibintu kuri internet ku mafaranga make twerekeze ku mugabane wa Afurika ikipe y'igihugu ya Tanzania iri kugenda yitwara neza mu matariki y'imyaka 17 y'abangavu abakobwa ndi kugenda mbona hari ukuntu ibintu biri kunsimbukana iminota tujyanye twihute cyane Karebu Binyimana Bonfils umukinnyi w'umurundi kabisa iminsi yitwara neza muri South Africa ubu ngubu yamaze kugira ikibazo cy'imvune ndetse anavuga ko bishobora kutagaruka vuba amaze iminsi yitwara neza cyane ariko yabashije kuba yagira ikibazo cy'imvune ni hatari kabisa telefone 3 dusoza ikiganiro The Sports Bible niba azihari ku buhanga bw'ibyuma Jire nadufashe kabisa tuzakire twigenda tubasezera neza ariko niba zidahari nye nta kundi kamite bashimira cyane nihuse bashimire mwese mwadukurikiranye kabisa nshimire ababashe gutanga ibitekerezo n'inyunganizi nabo tutabisomye bihangane kubera ko iminota ni gutya bimeze nanjye reka ninyurireho tuza kongera guhura ukamakuru yo birumvikana murabizi neza ari akagaruka muri rusange nitwa Jazo Imana ikomeze barinde andi ibahe umugisha mukomeze muhahe mu mbona hari abantu benshi kuri YouTube barimo barandika ikipe yitwa Rayon Sport ndabona ko harimo agenda bavuga ati ikipe yitwa Rayon Sport witwa Hodge Emmanuel Paxao tugomba kuba twamwesura kabisa Yese akaba rero ariho naho dutaduhera ariko ndabona hari abantu dukeneye ku murongo wa telefone niba zihari turaza kuzakira mu kanya gato ni telefone 3 ubundi twimanukira ibitekerezo byo byamaze kubagira ati nitwa Jado Muremi ati ndabakunda cyane basore ati equipe yacu ya Mukura Victor Sport twarazwe n'abasokuruza ati turifuza ko rwose itasura mu cya kabiri akoze cyane ati nitwa Esperance ati nibereye hano mu Kampenge ati ndabakunda cyane nishikekeye ati Rayon Sport yacu oye bijya kuyifana no mu rukiko nyine ko yakaniye yakaniye kabisa n'ubutumwa bwinshi no bwinganjemo abafana b'equipe ya Rayon Sport ndi kubibona abagenda bavuga bati uwitwa Paxao kabisa tugomba kumutsinda ati nitwa Moyize ati babagabo n'abanyamitwe ati none se tumuvuga barasimbutse wihangane ari ukuntu bitagenze neza umuntu yandika ibintu nyine twe ntabwo dusezerana n'ikirere niko biba byagenze kabisa sugira ngo bareye ko ari benshi kuri YouTube turaza Ariyo ni benshi cyane kabisa Rero tuza kugira umwanya ibitekerezo birumvikana tuza kugera igihe tuze kubinyuzamo amaso kuko amakuru yo ni menshi cyane kabisa reka duhere muri equipe ya Rayon Sport
nyumve neza iki kibazo nyimanuke neza nitonze. Muri Rayon Sport uwitwa Honge Emmanuel Paxao murabizi neza ko uyu nguyu yahoze ari umutoza kipe ya Rayon Sport muri sezo ishize, nyuma akaza kugira umusaruro udahagije cyangwa se umusaruro muke, kaza rero gutuma atongererwa amasezerano muri kipe ya Rayon Sport. Rero abareyo kugira ngo bamanze babyumve neza ikibazo tukivimusi. Paxao hari ibintu yahise ajyana muri FIFA mu cyumweru gishize, garagaza ko ari kurega ekipe ya Rayon Sport. Abigisheje muri FIFA ibisuzumye sanga bifite ishingiro, igira ibihano igenera ekipe ya Rayon Sport. Iyo nkuru twayigarutseho mu cyumweru gishize, abakunzi ibacu ngira ngo mwarayumvise. Hanyuma rero nyuma ayuko ibyo ngibyo bibaye, ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport burangajwe imbere na retired Jean Fidel Uwayezu. Mbona arabatamwemera ariko ngenda ndamwemera kabisa. Aravuga ati tugomba kugerageza kwiregura cyangwa se kugerageza gutanga natwe ibizibiti muri FIFA, bigaragaza ko ekipe ya Rayon Sport irengana. Ubwo rero nibyo bakoze, ngira ngo ni ku munsi w'ejo nibwo babikoze, hanyuma bagerekeza muri FIFA, biza gushyikirizwa nyine bishinzwe. Kugeza ubu ngubu biri gusuzuma. Ikibazo gihari rero, ese ekipe ya Rayon Sport imaze iminsi itsindwa imanza nyinshi, ururwo iraza kurutsinda? No gutegereza tukaza kureba, ariko hari terimi iri gukoreshwa ngo Rayon Sport ivuniye mu mavi. Bishatse kuvuga ngo nyine Rayon Sport ibizi biti yajyanye birarenze, ivuniye mu mavi. Ubwo rero abareyo ndabizi neza bari tayari kabisa. Pero wenda hari ikintu ashaka kwinjira muri Sport kano kanya, izi details zose reka tubanze turebe ese version ya FIFA ni yihe. Mbere ko tubyinjiramo neza, ese version ya FIFA yo kuri iki kibazo ni yihe? Abareyo ndabizi bari kuvuga bati waca abantu, abandi bati niwe nago tukwemera, turabeshya, abandi bati Rayon Sport yacu, abandi bati Kubera uburyo Rayon Sport, abafana ba Rayon Sport ari benshi cyane kabisa, birumvikana bafite n'icyo twakwita facteur nyinshi zitandukanye zo kuvuga, ubwo umuntu ya abireka. Reka twerekeze muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda batanije imyaka 23 kusohora muri Mukura. Bahera muri Mukura ufite umukino wa gishuti ukomeye cyane muri iki cyumweru, mu mpera z'iki cyumweru ifite ekipe ikomeye, bagomba kuza bamanuka no kuyifasha kubona agafaranga kayifasha kumeza gusurvivinga. Murabizi ibibazo himazemo iminsi bitaranarangira, rero ikavuga iti kadushakisha ama ekipe atandukanye dufitanye umubano, hanyuma tugenda dukina imikino ya gishuti ibintu bigende neza. Amakuru mfite nuko ari ikipe yitwa Police Football Club yagiye mu gihugu cya Uganda, bashobora gukina muri weekend, ariko hari n'indi kipe bavuga bashobora gukina kuri iki cyumweru ntaramenya neza, ariko ngo basanzwe bafitanye ubushuti. Rero Mukura Victor Sport El Wazir tegereza tukamenya kabisa uko bizaba habyifasha.
birumvikana ko ari ibintu bisa naho bitoroshye muri rusange. Ubwo rero ni ibyo ngibyo navuze kuri Mukura ku Mavubi y'u Rwanda, aho ntabwo ndibuze gutinda ku iminota ndabona itangiye kutujyana gatoya. Ku Mavubi y'u Rwanda rero ikintu kiri kuvugwa gihari ni ikipe iherutse gusezerera Libya, ngira ngo murabyibuka, umukino ubereye i Kigali. Ubu ngubu rero igiye kwakira ikipe y'igihugu ya Mali. Ni umukino ukomeye cyane. Ikipe y'igihugu ya Mali ikunda no kudushobora, ariko mu batuye wenda ntabwo turabimenyera neza. Ubu rero igihari nuko kabisa ikipe y'igihugu ya Mali nta gihindutse igomba kugera i Kigali kuri uyu mugoroba. Ikaba yacakirana na ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, umukino uteganyijwe ku itariki 22 z'uku kwezi. Urumva ko abahungu bageze kare bateguye umukino uteganyijwe ku itariki 22 z'uku kwezi. Atari kuvuga ati mwatubwire muri volleyball bari imikino nk'igera nko kuri 2 turaza kuyigarukaho wenda, aho ntago byoroshye. Cyoroshye mutse rero iki ngiki kiganiro twise The Sports Bible kabisa, nyine nitwa Jason. Hanyuma ibitekerezo byanyu ndaje mu kanya ganza do yambisome bidondanga hanyuma ibintu bigende wanene. Nitwa Desire ati ndabakunda cyane kabisa, ati mumbwe equipe ya Sport hagaze ku mwanya wa kangahe wa mbere. Ati nitwa Yamuremye Vedaste ati ndabakunda cyane kabisa, nibereye hano mu Kabagari Kigali Kacyiru. Ati ndumva equipe yacu ya Rayon Sport iri buze kubyitwaramo neza. Ati ndabakurikiye cyane, mukomereza aho. Akoze cyane kabisa mwita Vedaste. Nitwa Bosco ati ndabakunda cyane, ati mujye musoma ibitekerezo byacu hano Nyabihu. Ko tubisoma wana minota tujyanye. Ati nitwa Pax ndi hano Rubavu, ndakurikiye cyane. Hamwe rero n'abandi batandukanye ibitekerezo byo nabibonye cyane. Nibutsa ko turi kumwe na Mango 4G kabisa, bagenda bagufasha muri internet yihuta. Airtel Rwanda kabisa nabo baragufasha cyane bikagenda neza. Ngubu hamwe n'abawe kabisa mwakurikirana ibintu kuri internet ku mafaranga make. Reka twerekeze ku mugabane wa Afurika. Ikipe y'igihugu ya Tanzania iri kugenda yitwara neza mu tariki y'imyaka 17 y'abangavu abakobwa. Ndi kugenda mbona hari ukuntu ibintu biri kunsimbukana. Minota tujyanye twibute cyane. Karebu Binyimana Bonfils, umukinnyi w'umurundi kabisa, iminsi yitwara neza muri South Africa. Ubu ngubu yamaze kugira ikibazo cy'imvune ndetse anavuga ko bishobora kutagaruka vuba. Amaze iminsi yitwara neza cyane ariko yabashije kuba yagira ikibazo cy'imvune. Ni hatari kabisa. Telefone 3 dusoza ikiganiro The Sports Bible. Niba azihari ku buhanga bw'ibyuma Jire nadufashe kabisa, tuzakire twigenda tubasezera neza. Ariko niba zidahari nye nta kundi. Kamite bashimira cyane nihuse. Bashimire mwese mwadukurikiranye kabisa. Nshimire ababashe gutanga ibitekerezo n'inyunganizi, nabo tutabisomye bihangane kubera ko iminota ni gutya bimeze. Nyuma nanjye reka ninyurireho, tuza kongera guhura ukamakuru yo birumvikana murabizi neza. Ari akagaruka muri rusange. Nitwa Jazo, Imana ikomeze barinde. Ibahe umugisha, mukomeze muhahe mu